kuko none ubuzima nari mbayemo nge nababwiye nari mbayeho nk'umuntu w'umukristo ntabwo nari nigeze mbiyitaho buriya kenshi umuntu ujya kujya kubibara akamenya ngo uyu munsi nagiye mu mihango ngo ejo n'umunsi wa kangahe ngo virasiyo yabaye igihe iki n'iki inkozi imibonano nasama akenshi ndi kubyibuka neza hari igihe byageze akajya nsigira amafaranga 500 ku munsi ngaba ariyo mbasha kwifashisha mu gushaka ibyo nkeneye byose kugira ngo nkomeze kubaho kuri watubwira muri icyo gihe koko nkwawe ugeranyije igihe wabyariye mumva wari ukwiye kuba wazara koko uko byumva waravuga uti koko nakakwiye kuba nabyara cyangwa se wenda byakubayeho utabishakaga tubwiye uko wabyumvaga cyangwa se ntabwo nahavuga ko byambayeho ari igihe byambayeho ntabishaka ariko nanone ari birindi somo ryo kumenya igihe cyawe kabone niyo waba utagiye kubikoresha ariko ni ngombwa ko tubimenya ko no mwishuri turabyiga kandi ntabwo bari kutwigisha ngo mugende mukora ibi nibi ahubwo aba ari ubumenyi umuntu agomba kugira aba ari ukubutujijura uzatanga amakuru yose yani ibintu bituruka kugira ngo ababikurikirana bajye bivumbura ahantu bajya bagwa yego urumva uyu nguyu yagize ikibazo cyo kuba yaraguye nawe ntabwo yateganyaga kuko urumva we nta nubwo yageze atekereza ku myaka 3 n'iminsi y'abana kandi nta kintu yize amuderanje ibyo kwirinda avuga ati ngende umukristo iyo umwana arangije amashuri yisumbuye umwana w'umukobwa urangije amashuri yisumbuye ntabashe kubona buruse ngo akomeze kaminuza nta n'ubushobozi bafite bwo kumwishyurira iyo kaminuza bo ku giti cyabo akenshi baba bumva amahitamo akurikiye ari ukumushyingira yego muri Bibiliya havuga ngo iyo umunyamakenga abonye ibibi bije arihisha wirinda kujya ahantu cyangwa se kugera mu mimerere yatuma ibyo bikugwirira yego ubigendera kure none se uko bisobanuro waduha nk'umuntu uvuga uti ngiye ntawe gwamfashe ku ngufu kwavuga ute ko nge nari inkuzi yego nabikoze mbizi habaye iki kandi ko nge harasiranse y'imyaka nk'icumi wamaze wiyapiye wiyegamije ubukristo yego kuri uwo munsi ku kino no uwo munsi wabidiriwe kandi ufite n'ingingo zikurengera zirimo amagambo yagukuje uwo munsi wenda hari akantu yanababwiyeho gatoya urumva iyo ukundana n'umuntu wagiye kigera mugasohokana tarasohokanye ubundi hagamije kuba habamo ingingo enye habamo icyo bita to educate to inform na awareness none ndimo ndibaza nk'umuntu wari yarigize kurangiza kwiga humanité mu by'ukuri mwiga cycle menstruel mu wa gatatu yego n'ibindi bigize kwiga ariko mu wa gatatu niho biba birangire kuko wese wiga ibintu bya electronique yego ntabwo wari uzi neza kubara ku buryo bw'uburumbuke kuko turabikeneye ibyo bintu tumenye ese nta muntu wiga muri university ashobora gutwara inda kandi yarize na biochimie akigana turankome akigana kuri iyo ngingo iyo ngingo iri muri mission muri ntuza muri mission zacu urumva ngo muri gahunda yacu dukeneye kujijura abantu ese birashoboka ko umuntu yakorera naho bitsina ariko ari aware y'ikirwa uyu munsi wari ku rwego rw'urukomatanye rwa siyansi yize muri turankome y'ibihe by'uburumbuke bw'umugore n'umunsi wo gukora imibonano mpuzabitsina n'umunsi wo kubyara ntago bisembuye none nyuma we yanywaga ibisembuye arambwira atari ko wanywaho ibintu bisembuye rero ibi ngo iyo utabimenyereye bigenda bigutwara gake gake ngo umenye ukuntu byageze ibisigaye ibitekerezo ntubu gishobora kubikontorora none urumva ahantu wagiye wijyanye none umuntu muri kumwe n'inshuti yawe nturi bujye kwirirwa ujya navuga nko kwanga kwiteza abantu byumvikana ngo birabavuga ngo inzoga nimbi yego ubora bishyigikiye kuko bituma ufata ibyemezo utatekerejeho yego ubwo se ko yagusomyaga we yakuguriye n'iryawe hari ikintu ngiye ntabwo mu by'ukuri nari nzi n'igihe ndimo ari ikihe ko sinigeze mbyitaho ntabwo nari narabibaze ntabwo yaragejeje imyaka yose yindi nyine najyaga kubona nkabona ibihe byanjye birageze byose bikarangira ni uko nicyo cya mbere y'ikanzu urumva rero urusobe rw'ibibazo byinshi nishakira igisubizo ndi umukobwa ushoboye wihesha agaciro inzira ya makobwa ese we ba basore bawe babona akazi
bakirangiza umwe mukuru atukanshakira amafaranga ngacuruza ngaya murumuna we ati njye nyihera make njye muri IBTC kwiga film making ubwo byabaye nyagucuruza amafaranga murumuna we wiyigiye umwuga ubu no mukire ni utunze imiryango ngo uzashobora hanze IBTC Film School ni kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango 406 wanahamagara 0788545302 bitise ukajya ku rubuga wa3.ibtcfilmschool.com. tubanje kubasuhuza abakunzi b'inzira ya makobwa mwese aho muherereye hirya no hino mu gihugu mu ntara zose zigize u Rwanda rwacu ndetse no mu mujyi wa Kigali ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese tuzi ko mujya mudukurikirana aho muherereye hose. Uyu mwanya turabashuje rero ni wa mwanya tuza tubazaniye ibintu byinshi bitandukanye, harimo ubuhamya bw'abantu, harimo inyigisho, harimo byinshi bitandukanye mwagiye mwumva ku biganiro by'inzira ya makobwa. Ntabwo turi butinde rero mu gutangira kwacu, tugiye kwakira umutumirwa dufite twumve ibyo tuzaniye. Ese umutumirwa wacu ni ibihe utuzaniye? Tubwire iyi saha ya none utuzaniye iki cyangwa se urinde, ariko wazitangire twibwira ubundi amazina yawe, tubwire n'uriwe naho uturuka byose bitubwire. Murakoze cyane. Amazina yanjye ni Twamshimiyimana Marie Chantal, ntuye i Muhanga. Utuye i Muhanga? Yego. Murakoze cyane rero Chantal uvuye i Muhanga, ariko hano ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'undi mugenzi wanjye nawe tugiye gukorana ikiganiro, tugiye gufatanya gukora ikiganiro. Julie Claude twamuha umwanya nawe akivuga n'umuntu mukuru. Ndabasuhuje mumaze kumenyera, nubwo ngiye kuzajya ntaboneka kenshi, ariko inzira makobwa ni timu nini, muzabona abandi muzakorana, ariko nanjye njya mboneka rimwe na rimwe. Nanjye ndabasuhuje cyane. Murakoze cyane Claude, urakoze cyane. Uyu mwanya rero tugiye guha umwanya umutumirwa wacu. Numva rero turi buze guha umwanya munini kuko twege muratumenyereye, muratuzi, ahubwo tuba dufite amatsiko yo kumenya ngo ese umutumirwa wacu uyu munsi noneho azanye iki, cyangwa se inzira ya makobwa uyu munsi iratubwira iki. Umukobwa wacu rero tugiye kumuha umwanya cyane ko umuntu wese mu isi yavutse avuka, abandi bantu benshi yasize bashobora kumutanga bakaba undi muntu utari wungu cyane. Buri muntu wese ku isi n'umwihariko cyane. Ubwo rero dukeneye umwihariko. Ubu n'abashyitsi bacu cyangwa abadukurikiranye bose bafite amatsiko bavuga bati none uyu nguyu wazanye ikira, umusirimu wasa neza, si ubu ngubu yaba afite akayi gashyashya azanye. Tangira tubwire, twibwire amazina batubwiye, tangira twibwire ibyo tuzaniye ubundi ni ibi. Murakoze cyane. Ubwo busirimu uvuga ntago ndi kububona, njye ntago mbizi, ariko ubwo impano y'Imana. Uko ari kose we turakureba, we ntabwo yireba, ntabwo yizi niyo mpamvu akakwemera ko ari umusirimu, ko turimo turabireba. Ego nko nabibabwiye nitwa Chantal, ariko ndi umumama w'umwana umwe w'umuhungu. Ubu ni mukuru, afite nk'imyaka 9, ariko buriya nyine umwana kugira ngo ajye kugera ku iyo myaka aba hari icyiciro runaka yabanje kurenga. Kuva umwana ari uruhinja kugenda kuri etape nyinshi anyuramo kugira ngo abashe kugera ku icyo cyiciro, kandi nk'umubyeyi haba hari ibintu byinshi cyane aba yarakoze kugira ngo umwana ave ku buhinja agere aho ngaho aba ageze. Noneho by'umwihariko umubyeyi umwe umurera asa n'aho ari umwe wenyine, byo biba ari ibindi ko mu busanzwe umwana iyo afite papa na mama barunganirana kugira ngo buzuze inshingano za kibyeyi, ariko iyo ari umubyeyi umwe bwo biba ibindi. Wenda hari abashobora kwibaza impamvu mukomeza kuvuga ngo umubyeyi umwe, bo ntabwo umuntu ashobora kubyara ari umwe, yego, ariko hari igihe biba ngombwa ko ubyara umwana noneho byagera ku nshingano zo kumurera bigasa naho izo nshingano uziharira cyangwa uzigiramo uruhare runini cyane, ari wowe nta wundi muntu ufite wo kurebaho cyane. N'ubwo buryo bimezemo. Ni ukuvuga ngo ubwo rero ugiye kutubwira, kuko ntibisanzwe ko haboneka umubyeyi umwe, ariko iyo kese niba iriho byaje biti. Ego byaje biti. Hari abantu bishobora kubaho wenda bakorewe nk'ihohoterwa, cyangwa se bikabaho mu buryo bundi butateganyijwe. Njye rero ku ruhande rwanjye ntago navuga ko nahohotewe, ko nari ndi mukuru. Ndi kwibuka nko mu myaka ishize nari ndangije amashuri yisumbuye, sinabasha kugira amahirwe yo gukomeza kaminuza, noneho njya gushakisha ubuzima bisanzwe. Nk'uko gushakisha ubuzima bisanzwe rero nibwo iyo ubana n'ababyeyi akenshi
iyo atari no mu mujyi hari ukuntu bashobora gutekereza ngo umwana yarangije kwiga nta kindi gikurikiraho agomba gushyingirwa noneho byagera ko iyo ngingo yo gushyingirwa ushobora gushakisha umuntu muzabana nuko gushakisha umuntu muzabana hari igihe biba ngombwa ko utamubona mu buryo bworoshye cyangwa se ugahura n'imitego cyangwa ibishuko bishobora umuntu akakwizeza ibintu ubona ko ushobora kuba wenda muri mu nzira imwe ariko mu by'ukuri muri we hari ikindi kimwihishemo nubwo buryo byagenze ngewe rero bigera kuri point finale hari ibyo tutabashije kumvikanaho kandi deja ntwite byarangoye kubyakira ukiri aho uri kutubwira ngo hari ibyo mutabashije kumvikanaho nande se watwite banza tubwire ubundi ujya kutwita byagenze bite uri kuvuga ngo hari ibyo mutumvikanyeho ese ninde mutumvikanye ese wabyaye ute uwo mwana uri kuvuga wareze wenyine we byagenze bite kugira ngo umubyare nari mbivuze mu kanya urumva ntabwo nabashije kubona amahirwe yo gukomeza amasomo noneho mba mu rugo ndangije segonderi nk'imyaka nk'itanu kwibuka nibwo byambayeho ababyeyi basa n'abarambira bavuga ati none uko utashoboye kujya kwiga shaka birangire umwuka rero gushaka umuntu twazakomezanya ubuzima naramushatse turakundana ariko muko gukundana haza kuzamo utubazo tw'imiryango itumvikana urumva hari ukuntu haba ari nka famiye ivuga ati twe twifuza ko umuhungu wacu yashaka umukobwa umeze gutya umeze gutya umeze gutya izo kritere iyo famiye yashakaga njyewe sinari nzujuje niko navuga kandi nta kindi ndi bubihindureho noneho ngenza kumenya yuko icyo kibazo kiriho deja ntwite nuko nguko byagenze ubwo rero muri ubwo buzima bugenze uko nguko mu rugo nibwo nababwiye ikibazo mfite nkibabwiye bibananiye kubyihanganira baranyirukana ntwite nk'uko kunyirukana ndagerageza kwitwararika ndabaganiriza mbabwira muntu warega kino no tumuganiriza umuhungu tumve ko hari ukuntu yabigenza tugende tubane noneho mbona biragoranye kubyakira bigoranye noneho ndamuganiriza nta mahoro mfite mu rugo nta mutekano ibyiza wamfasha kugira ngo nibura mbyare umwana muzima udafite ibibazo yes nubwo buryo byagenzemo noneho mubwo kumfasha ubwo ibyo kubana byo ntabwo byari bikirimo arambwira ati noneho kugira ngo ubyare umwana muzima udafite ibibazo umubyarire ahantu hazima ufite security reka ngufashe ukodesha ahantu wimuke ugende uhabe umenye ukomeze gukurikirana ubuzima bw'umwana nubwo buryo agenda arankodeshereza ahantu ndahaba atangira gerageza kumfata neza nyine iby'ibanze bishoboka ndabibona nk'umubyeyi utwite icyo gihe bwo nta kibazo nagize ariko ndi kubyibuka neza bigeze finali maze kubyara yabaye nk'aho abona ko icyo yarahanganye nacyo gikemutse noneho atangira kugenda gakeya mu kumfasha kwita ku nshingano ndi kwibuka icyo gihe nta n'akazi nari mfite ikiraka nshobora gukora nkabona nk'amafaranga 1,500 ku munsi rimwe na rimwe atari n'ikiraka kirambye dushobora gukora tukakora nk'ukwezi kumwe tukarekera aho ngaho urumva ntabwo ayo mafaranga yarahagije kuba yamfasha kwita ku byo umubyeyi aba akeneye yego muri iyo minsi noneho ndi kubyibuka neza hari igihe byageze akajya nsigira amafaranga 500 ku munsi ngaba ariyo mbasha kwifashisha mu gushaka ibyo nkeneye byose kugira ngo nkomeze kubaho narabirebye mbibamo iminsi mikeya nkajya ngera nko nari ntuye hafi yo mu rugo hafi y'iwacu nubwo ntari nkibana n'ababyeyi ko nari narimukiye ahantu hafi ku buryo niyo nageraga ikibazo nkeneye kujya kuganirizaho mama cyangwa afite imbogamizi numva byananiye kubyihanganira agenda nkabibwira mama nkambwa bimeze gutya bigeze aho ngaho nk'umubyeyi bisa naho yagabanyije uburakari aranyumva arambwira ati noneho kugira ngo ibintu bigende nabi gutyo ibyiza garuka mu rugo n'amahirwe nari ngize yo kumva yuko hari umuntu wanyakira noneho nsubira mu rugo nsubira mu rugo rero ndongera nkomeza kurera aho ngaho umwana wanjye yego ukiri aho ngaho hari uravuze uti ese naratwise nibyo kuko waratwise ariko hari uburyo ushobora kuvuga uti byashoboka ko wenda wavuze uti kuva umusore ari kunyanga akamutwitire
ntabwo tuzi icyaguteye gutwita watubwira warabishakaga kugira ngo utwite cyangwa se byabaye kubw'impanuka cyangwa se wafashwe ku ngufu cyangwa se warashutswe muri icyo gihe ko wari uzi ko wenda iwanyu batabyumva cyangwa se ukaba wari uzi ko hagati y'imiryango harimo ibibazo ni iki cyaba cyaraguteye kuba cyaba cyaratumye winjira mu nzira zo kubyara urumva ntago nakorewe ihohoterwa ntago yamfashe ku ngufu ahubwo wenda icyabayeho twarakundanaga ni kwa kundi ibaze ko twe tugeze ku rugero dushobora gukorana imishinga dufatanyije nkaba mfite wenda nkabona nka business ishobora gukora y'igihe gitoya nkamubwira nkeneye nk'ibihumbi 200 byo gushyira mu akangaka ndagakora gutya biragenda uko akabyumva akabimfashamo nanjye ejo yabona ikindi cyo gukora nkakimufasha umva twari turi abantu basa naho bashyize hamwe ariko ako kantu k'imiryango kajemo noneho bigasa naho bivuzwe n'umuntu ufite imbaraga mu miryango bibaho ko mu miryango habamo umuntu usa naho afatira imyanzuro umuryango wose kandi akareba agasanga ntari bujye kuri kote y'iwacu akabona yaba arimo kwitandukanya cyane n'umuryango nyine ahitamo nuko byagenze tutaragera turi aho ngaho kuki ababyeyi umaze imyaka 5 urangije kwiga umwaka wa mbere uwa kabiri wa gatatu kuki muri stress yo kukugira ngo ubutakomeje kwiga kukomeza kwiga n'inshingano zabo noneho kukibazanyemo design yo kugira ngo noneho nyirizina ushake ese ntago waba ibintu byaba bitewe no kuba utarahisemo kubera ko harimo na pressure iri inyuma yawe igupushinga kuba utarize ariko ugomba no kujya muri leta civile urumva ndikwibuka neza kuko twashaka kureba muri kino kiganiro niba n'ababyeyi no bahinduye imyumvire mu kureka gupushinga umuntu gukora gufata ibyemezo atateganyije akenshi wenda mu mujyi ho ntago bikunze kugaragara ariko mu cyaro iyo umwana arangije amashuri yisumbuye umwana w'umukobwa urangije amashuri yisumbuye ntabashe kubona buruse ngo akomeze kaminuza nta n'ubushobozi bafite bwo kumwishyurira iyo kaminuza bo ku giti cyabo akenshi baba bumva amahitamo akurikiye ari ukumushyingira bivuze se ko uruhare rwo kugira ngo wishakishirize uwo muntu mukundana kuko n'ubundi nubwo baba bashaka kugushyingira ntibaba bafite kwihitiramo umuntu mwabana ese uwo muntu kugira ngo ujye kumushaka nyine uvuga uti nubwo ntiga muri university nkaba mu rugo wenda bafite ukuntu bahora babimbira buri munsi byabaye nk'igitonyanga gihora kikubita kwibuye reka nshakishe muri uko gushakisha ntihabayemo kuba waramwitsinditseho nyine nyirizina atari babibanje oya ntago ari gutyo bimeze ko ndi kwibuka neza njya gufata iyo initiative yo kuvuga ngo nshake umuntu twakundana tuzabane ababyeyi bo hari igihe wenda bafite n'umuntu baganira akavuga ati wazanshingiye umukobwa wawe njye ndabireba ndabyanga ndababwira oya ndababwira oya njye ndabyanze ntago mbishaka bafite bagupropose ariko njye nkabona ntago byambera byiza ndabyanga no nyuma yo kubyanga nibwo narebye ndavuga ni uko biri kose ntago wabana n'umuntu arakubwira ikintu icyo ngicyo 1 2 3 wanze kanaka umwaka urashize wanze kanaka wundi umwaka urashize agera nawe akakwereka ko asa naho akurambiye none wowe ugashaka uburyo ikibazo gikemura mu by'ukuri ubwo washatse uwo musheri wawe katumwita umusheri mwe mukundanye kubera ko wari ufite imbaraga ziri kugusunika z'ababyeyi zivuga ati shaka bavuga bati shaka utuvira ariko twenda dukora twenda dukoresheje imvugo barabivuga bivuga ngo tuvira ngo ni ibintu by'itangaza tuviranga urumva nawe wari kuri pressure yo kuba ababyeyi bakubwira ati batishaka wumva wenda n'icyo kitari cyagera ariko urashaka birangira utwayemo n'iyo nda ntago ari kuvuga nta ikibazo byanabaye ntaranashaka wenda iyo binaba wenda gutya abantu nta n'ikibazo ariko nyine mwakwa gushakisha umuntu mubana hari igihe umuntu asa naho kwihishamo ntube wamumenya neza ngo ni muntu ki noneho wowe ukareba dukeya twiza ubasha kubona ukabajije ukavuga uti wenda ndabona uyu nguyu tuzumvikana hagati aho ndimo ndibaza koko mu by'ukuri ni gute ushaka kutubwira ishusho y'abakobwa mu gukundana n'umuhungu imyaka irenze 1-2 ese biri flexible ko byanze bikunze nta bukwe bujya baho nkuko ngize kumva ejo bundi umuntu nize kumwumva abati nge ndabizi neza nanabihagararaho nta muntu wakundana n'undi myaka 7 bafite gahunda yo kuzabana batarakora imibonano mpuzabitsina mbere y'uko ubukwe buba ese ibyo bintu urabivugaho iki
wenda muri iki gihe bwo byafashe indi ntera ariko mu myaka yatambutse byarashobokaga ko kwibuka ko dushobora kuba twaramaze nk'imyaka nk'ibiri nshobora kumubwira ikibazo cyose mfite yakakimfashamo nta kindi ansabye nta kibazo yego ni ukuvuga ngo byatewe noneho no kumara igihe kinini mwaramenyanye noneho ari mu bwizerane kuko ndi kwibuka ko byabayeho tumaze nk'imyaka 3 dukundana yego mu by'ukuri watubwira muri icyo gihe koko nkwawe ugereranyije igihe wabyariye wumva wari ukwiye kuba wazara koko uko ubyumva waravuga uti koko nakakwiye kuba nabyara cyangwa se wenda byakubayeho utabishakaga tubwiye uko wabyumvaga cyangwa se ntabwo nahavuga ko byambayeho ari igihe byambayeho ntabishaka ariko nanone byansabye izindi mbaraga zo kubyakira kuko hanze aha ngaha hari abajyanama benshi bashobora kumva ngo watwise ufite ikibazo uratwite wenda n'uwayiguteye ntabwo muri kumvikana akaba yakugira inama y'uburyo ikibazo cyakemuka uyivanamo noneho cyane ko ngende n'umukristo ndabizi neza ko gukuramo inda ari no kwica ntabwo ngende nari kubyemera ko ndi kwibuka hari umuntu umwe wabinganije ndambwaho ibyo tubyihorere nacyo ndi mukuru umwana nzamubyara nzamurera nta kibazo tuvuga dusimbuka yego reka twitane badukurikiye ku kiganiro cyacu plutôt onije yacu ubundi hagamije kuba habamo ingingo enye habamo icyo bita to educate to inform na awareness none ndimo ndibaza nk'umuntu wari yarigize kurangiza kwiga humanité mu by'ukuri mwiga cycle menstruel mu wa gatatu yego n'ibindi bigize kwiga ariko mu wa gatatu niho biba birangire kuko wese wiga ibintu bya electronique yego ntabwo wari uzi neza kubara ku buryo bw'uburumbuke kuko turabikeneye ibyo bintu tumenye ese nta muntu wiga muri université ashobora gutwara inda kandi yarize na biochimie akigana turankome akigana kuri iyo ngingo iyo ngingo iri muri misiyo muri ntuza muri misiyo zacu uvuga ngo muri gahunda yacu dukeneye kujijura abantu ese birashoboka ko umuntu yakora imibonano mpuzabitsina ariko ari aware y'ikirwa uwo munsi wari ku rwego rw'urukomatanye rwa siyansi bize muri turankome y'ibihe by'uburumbuke bw'umugore n'umunsi wo gukora imibonano mpuzabitsina n'umunsi wo kubyara ntago navuga ko nta kintu nari mbiziho kuko nari narabyize kandi nagerageje kwiga ndi umuhanga ntago ari byo ndi kwivuga ntago natsindwaga ku buryo naba hari ibintu by'ibanze ntarinzi nari mbizi ariko none ubuzima nari mbayemo njye nababwiye nari mbayeho nk'umuntu w'umukristo ntago nari nigeze mbiyitaho buriya kenshi umuntu ujya kujya kubibara akamenya ngo uyu munsi nagiye mu mihango ngo ejo ni umunsi wa kangahe ngo virasiyo yabaye igihe iki n'iki inkozi imibonano nasama akenshi aba afite ukuntu aba afite n'icyo bimaze reka tubivuge uko nguko ariko mu mibereho yanjye ntabwo nari nsanzwe mbayeho mbikora byabaye nk'ibintungura noneho birahurirana yego none se ubwo hagati aho tugarutse ku madini ya gikristo yego tuvuga ko nawe rero ari muri pourcentage y'ababyara yego ifitemo nka pourcentage zingana gutya niba mubyirengagizamo kuko bibagoye ati niba ugiye mu rugendo ukora agakingirizo kandi uzi ko utajya unabikora niba n'urugero bibaho niba uri kumwe n'umuhungu ukaba ubona mukundana kuko ubundi iyo umuntu akubwira ngo ndagukunda hariho n'igihe n'ubundi ariho abaganisha none ayo madini ya gipantekote atuma nyine umuntu abaho atagize abikora na rimwe bikamuha asiranse y'uko adashobora kujya muri deep knowledge about cycle menstruel ku bijyanye n'uburumbuke ese ukurije nk'uwo mitekerereze yawe wari ufite nk'umuntu wari umuntu w'umukristo ugateranyaho n'abandi bantu benshi tuzagenda tuzana hano uzagenda bava kuba dukurikirana ubona iyo mitekerereze y'umuntu ufite asiranse y'ubukristo ihagije kugira ngo ye kuba yakwegispektinga ko ibyo bintu bizabaho ubundi pourcentage yawe ni kangahe pourcentage urabagira ihe nama niba abayoboke bose bafite icyo kibazo ngicyo mvuga amadini nkeka ko nta dini rizigisha abantu gutwara agakingirizo cyangwa kuboneza urubyaro ku bakobwa biragoye sinzi niba hari rihari muri bibiliya iyo bagusomera bakwigisha ko gusambana ari icyaha kandi just ni uko nyine biri ntago bigoragozwa nimba gusambana ari icyaha urajya kubara iyo cycle ngo bimaze iki wenda uri umugore n'umugabo mubana ushobora kubibara ukavuga uti uyu munsi umugabo siri buryamane kubera ko tutifuza kubyara ariko suri umukobwa urajya kubibara ngo bimaze nyine kandi ubizi neza yuko gusambana ari icyaha none se iyo urimo kwambarasanya n'umuntu murimo wenda gutegurana
kandi ukaba uzi neza ko n'ubundi wamaze imyaka yose yo kubaho utagize ukora iyo mibonano mpuzabitsina kandi ukaba uzi ko n'ubundi amaherezo ushobora kuba mwagwa muri iyo shoke urumva noneho iyo mitekerereze wagize ushingiye kuri asiranse y'ubukristo ntabwo ariyo yaba ikura ibyo bibazo byose oya ubundi uri umukristo niyo situation yo kujya kwamburasanya n'umuntu ntibikwiriye kuko muri Bibiliya havuga ngo iyo umunyamakenga abonye ibibi bije arihisha wirinda kujya ahantu cyangwa se kugera mu mimerere yatuma ibyo bikugwirira yego ubigendera kure none se uko bisobanuro waduha nk'umuntu uvuga uti ngiye ntawe gwamfashe ku ngufu kwavuga ute ko ngiye nari inkuzi nabikoze mbizi habaye iki kandi ko ngiye hari asiranse y'imyaka nk'icumi wamaze wiyapiye wiyegamije ubukristo kuri uwo munsi ku kino no uwo munsi wabidiriwe kandi ufite n'ingingo zikurengera zirimo amagambo yagukuje uwo munsi wenda hari akantu yanababwiyeho gatoya urumva iyo ukundana n'umuntu wagiye kigera mugasohokana twarasohokanye ntangira ndi kunywa fanta bisanzwe ko n'ubusanzwe ntago nkunda ibintu bisembuye noneho nyuma we yanywaga ibisembuye arambwira ati ariko wanywaho ibintu bisembuye rero iyo binyweye utabimenyereye bigenda bigutwara gake gake ntumenye ukuntu byageze ibisigaye ibitekerezo yawe ntubugishobora kubikontorora noneho urumva ahantu wagiye wijyanye noneho umuntu muri kumwe n'inshuti yawe nturi bujye kwirirwa ujya navuga nko kwanga kwiteza abantu byumvikana ngo biriya bavuga ngo inzoga ni mbi uhora bishyigikiye kuko bituma ufata ibyemezo utatekerejeho ubwo se ko yagusomyaga we yakuguriye n'iryawe oya none se nk'ubu ngubu aha ngaha mfite kano ari icupa ryanjye nawe ufite iryo ngiryo ryawe ukavuga uti somaho wumve mu kandi kanya ukaba yavuga ati no kujya kuko utabimenyereye vangamo ntabwo biri bugire ubukana cyane ubwo nyine abadukurikiranye barumva bazirindira kuko hano tuvuga mu kiganiro ko tuzatanga amakuru yose yani ibintu bituruka kugira ngo ababikurikirana bajye bivumbura ahantu bajya bagwa urumva uyu nguyu yagize ikibazo cyo kuba yaraguye ahantu nawe ntabwo yateganyaga kuko urumva we nta nubwo yageze atekereza ibyo kwirinda imyaka 3 n'iminsi y'abana kandi nta kintu yize amuderanje ibintu byo kwirinda avuga ati ngende umukristo nta nubwo ibyo byo kwirirwa ndabaraye iminsi yanjye ngo nasama mu gihe runaka cyangwa se mu gihe kiniki ntabwo yabyitagaho kubera iki kubera ubukristo sinzi niba wenda iyi ngingo nayo tuzayizaho kwiga ukamenya byose kabone niyo utabikoresha ukamenya byose uyu munsi nubwo waba utabikora ariko ukwiye kumenya ngo iminsi yagiye burumbuke niryari wenda uzabikoresha igihe cyawe cyageze kuko ntabwo tujye gushishikariza abantu gusambana rwose muza byirinde nko kazaramwe uramenye rwose ntawe tubishishikarije nta n'uwo tubyifuriza ariko turagira ngo tumenye ngo nubwo waba utabikoresha ariko ibyo bikwiye kubimenya katuvuge ko uhuye n'impanuka mu muhanda wenda ugiye mu nzira ejo bundi nabonye hano habera impanuka ejo hano hirya habera impanuka hano mu muhanda umuntu yaratambukaga baramugonga tuvuge ko ugize ikibazo nk'icyo ngicyo wenda ntiwabiteganyaga cyangwa se wenda nyine bikubayeho bigutunguye ariko dukwiye kubimenya kabone niyo utabikoresha ntabwo tubwiye abantu ngo bazajye kubikoresha ariko tuzabishakira igihe nabyo tubiganireho tunabyigisha uburyo wabibara kugira ngo abantu babisobanukirwe ntabwo tubyigisha ari dufate igihe cyo kubyigisha ntazagire umva ngo buriya ngo kabaye ngo wenda bagiye kubyigisha kubera iki twe tuzabyigisha kabone niyo waba uri umukristo kabone niyo waba utari umukristo ukwiye kumenya igihe cyawe n'iminsi yawe yo kwirinda ukirinda ukoresheje ubukristo ariko ukirinda ukoresheje n'ubumenyi bwawe ufite mu mutwe ubizi iyo mibare ntizabavuna n'imibiko isanzwe yo muri primaire ivugwa iragoye koko azabara imyaka gura ku myaka 12 yagiye mu mihango abareye n'igi imyaka 30 zikwana basiga bagera imyaka 30 buri munsi buri matakiro akabara umviye iyo miriko zashobora biya bintu abantu babisobanukiye hari amezi ukoresha ubara amezi runaka ukoresha ubara ayo mezi uyafashe ukayakompara ajyana n'igihe cyawe cyose ubuzi ngo wenda mu itariki zinizi hagati y'izi nizi buri gihe ukabuzi ariko bigomba kugenda ukabuzizimo hagati aho ngaho urumva rero ntabwo bava ngo uzabara ngo guhera ku mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu ngo mpaka ugeze muri icyo gihe ahubwo habaho amezi ndumva ari 6 babariramo aho ngaho ku mezi 6 kuva ku mezi ubwo ni nk'igihe cyo kuba wabimenya kugira ngo umenye icyo nanavuga nuko iyo ataza kuba yanyweye ku kantu yari kumubwira ko ari mu bihe runaka kuko byo yarazi kubara nk'umuntu ujijutse icya kabiri
yari kumwibutsa ko ari n'abakristo oye kumva n'ikindi hari ikintu ngiye ntabwo mu by'ukuri nari nzi n'igihe ndimo ari ikihe ko sinigeze mbyitaho ntabwo nari narabibaze nabyo yarageje imyaka yose yindi nyine najyaga kubona nkabona ibihe byanjye birageze byose bikarangira nuko nicyo cya mbere urumva rero kristo nta mpamvu yo kwirirwa bara abadukurikiranye bafite ibyo arimo kwiga harimo irindi somo ryo kumenya igihe cyawe kabone niyo waba utagiye kubikoresha ariko ni ngombwa ko tubimenya ko no mu ishuri turabyiga kandi ntabwo baba bari kutwigisha ngo mugende mukore ibi n'ibi ahubwo aba ari ubumenyi umuntu agomba kugira aba ari ukubutujijura nabyo tuzabigarukaho ariko akaga kabaho rwose ubwo uzi wa muhungu wanyiciye amafoto uko ambwiye ngo rekamo amafaranga ngo twongere dukodeshe imyenda y'abageni ngo nawe yongera dufotore nk'aho birimo kuba hanyuma se ubwo gitifu muramuhamagara nawe muri iyo kinamicora si uko kandi ubundi nakubwiye ntibishinge IBTC rwose nibo bahanga mu gufotora ibirori sinzi niba uri kumva karite byikorewe n'abarimu babyigisha IBTC uyu ni wa mwarimu usobanutse ku mashusho bigashimangirwa n'abo yareze bahagaze neza ku isoko ry'umurimo. IBTC byayiteye ishema iti byiza bikeneye akanyuzo ituzanira IBTC production. ariko tekereza umutoza wo guhamiriza yigiriye mu mudiho aho ntabwo ashakisha. Ushaka filime documentaire ikoze kinyamwuga, urifuza ubutumwa bwamamaza ibikorwa byawe bikaba kimenya bose, egera IBTC production. Kimwe nawe ufite ibirori wifuza ko bitazibagirana cyangwa uri umuhanzi ukeneye clip y'indirimbo, nibavuga IBTC production uzumva ifoto ikeye ya yindi yivugira iwabo wa graphic design na web design. Ibi byose kandi bigakorwa bitakugoye mu giciro mu kanya nk'ako guhumbya. IBTC production ni i Kigali kwa Rubangura muri etaje ya 4 mu muryango wa 406. Wanahamagara kuri 0788558094. mu rusobe rw'ibibazo byinshi nishakira igisubizo, ndi umukobwa ushoboye wihesha agaciro. Inzira ya makobwa, makobwa, makobwa.